sinzi umuntu yabajije mu buryo bugoranye avuze ngo cyambabaje ngo kikubabaze ntabwo gusa ndi kumenya nimba ari ubu nimba ari uko Yagora mutonganya cyane muzize ibintu utakoze rimwe na rimwe utso. cyangwa nkaba nabikoze reka nabyo ndyemere. Okay, nakomeje. Are you with uko mbega icyongereza? Okay, a communication style as a couple. Which communication style we use as a couple? Nubuhe buryo tuganiramo nk'abakunzi. Nje ni uraza kuvuga ukwawe. Njewe mbona muri ubu buryo ndi hano ndi kure nawe ukaba uri kure ni uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se social media, ariko ikintu mboneraho no gushimira Tesha imbere y'abantu bose. Tesha ashyiramo amayinite, murabizi ukuntu amayinite yo guhamagara muri iki gihugu ari menshi. Ashyiramo amayinite kuva nagera muri iki gihugu, maze umwaka ugiye kongeraho amezi 2 ndumva, ariko buri gihe arampamagara yabishoboye. Arampamagara agakoresha telefone. Njewe rero ibyo bintu ndabyubaha kuko nta na rimwe nari nabasha kumuhamagara nk'uko bikwiye. Njewe namuhamagaye nshobora kuvuga ngo hano bikahita byikuba ko amafaranga ari menshi, ariko ndagushimira n'imbere y'abantu bose, ababireba n'abatabireba n'abazabyumva, kuba umpamagara kandi ukoresheje amayinite yawe udakoresheje internet. Ndabyubaha. Ntabwo nzi aho amikoro yakura ko sintekereza ko ari kubera amikoro, ahubwo ni umutima uguhatira kubikora kandi ndabyubaha. Ubwo niyo communication. Naho ubundi communication style uravuga nkumva cyangwa nkavuga ukumva, nyine dukoresha kuvuga. Nuko utabibuze ama message za Brian ari kwandika. Ntabwo nshobora kuzisoma, ntabwo azi gusangisha mu cyumba, ntabwo nshobora kuzisoma. Ikindi ngo are you comfortable expressing your thoughts to Tesha or feelings or concerns? So for me, ibijyanye no kuba comfortable cyangwa kumva nisanzuye nkubwira, ntekereza ko byanyoroheraga cyane nkiri hafi yawe, uburyo naba nakora akaje nkatavuga ni bebe ni good. We ntabwo usaba imbabazi. Yego. Kugira ngo Albina asabe imbabazi. Kugira ngo Albina gusaba imbabazi sha yakwemera akabipostinga akagusaba imbabazi kuri status, ariko kwegeraga kubwire ngo sorry hanze munsize hanze kabisa, ariko ntaribi. Sige uzisaba barakana keza. Bon, example of a challenge of trust. Oh yeah, example of something that challenged you, and how did you support each other and trusted each other through it? Ngo dutangure urugero rw'ikintu cyatubayeho kibi, ngo ni gute twafatanyije, ni na gute twahanye icyizere. Ngewe ngo ninjye uri kubazwa kuko ibibazo ninjye babihaye, ndavuga ikintu nzi twaciyemo kigoye. Urebye ni imiryango. Yego, ebana hari igihe kabisa mu rugo ngiye bambwiye bati hitamo Tesha cyangwa uhitemo twebwe. Icyo kintu rero nko kubaza umwana ngo urahitamo papa cyangwa urahitamo mama, none se ubwo none se wahitamo iki? Ntabwo ababyeyi ni abantu umuntu azahora yubaha. Umuryango ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Sinumva ukuntu nabyuka nkakatira umuryango wanjye. Nibo bampaye icyo kurya, nibo banatumye Tesha amenya narakuze. None se ubu Tesha ari kumenya ntarari barangaburiye, yari kumenya ntakarabye se bampaye aho gukaraba. Umuryango rero ni ikintu cyo gukunda ubuzima bwose, cyangwa sinzi ukuntu nabisobanura, ariko ngiye nkunda umuryango wanjye. Rero ndumva icyo kintu ari cyo kintu cya mbere naciyemo kibi cyane. Naranarize ndabyibuka ijoro ryose. Si ubyibuka? Byari bisokoje nabi kabisa, ariko bo urebye impamvu bavuga ati uri mukuru, abantu bakuri inyuma bazajya bakureberaho, nabe babaye abo ba LGBTQ cyangwa se n'ibindi bintu uburyo buri wese abyita. Ati hitamo kuba watanga uburere bwiza n'ishema ku muryango, cyangwa uhite muri mukobwa, kandi umuhitamo ubwo tembea na Yesu. Rero nararebye mbona byose ni ibintu nkeneye. Ari Tesha nari mukeneye, ari umuryango nari mukeneye. Aho ngaho ni handi utangira gukina. Nkeka ko uburyo twabikoze
twabwizanyije ukuri mbwira ati nambwa ntabwo nzigera nguhitamo kurusha uko nahitamo umuryango ariko ndashaka kureba ko nabasha kubana nabyo rero nkeka ko biri no mu bintu bivugira aha biri mu bintu byampaye imbaraga zo kuvuga ngo fate visa nari narabitse mpaguruke njye Canada nje nta na rimwe nigeze mbyuka ngo mvuge ngo ndashaka kujya kuba mu mahanga mu Rwanda nari mbayeho neza naryaga neza narakoraga ariko mu bintu byavuze natekereje ko kugenda bizatanga amahoro mu buryo bwo kugira ngo umuryango ntawubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko imbuga nkoranyambaga zari zitumereye nabi restaurant umuntu yajyamo bakamureba aho uciye akagira abagutuka ama message y'ibitutsi ibintu byinshi cyane ariko uburyo nshimira Tesha nuko yahabaye yambaye hafi umuryango uramuzi nta nubwo bamwanga ahubwo ni kwa kundi iby'umuco iby'ukuntu abantu babanyeho mu Rwanda biragorana kubishyikuza n'ubu buryo abantu babitwa ko batandukanye ubwo rero ntekereza ko twabaye support kandi habayemo n'icyizere kuko na Tesha nawe baravuga ku ruhande rwe nawe ntiyari yorohewe ntabwo ntekereza ko ari umuryango wanjye gusa wari wabigize intambara ariko bose bon ku ruhande rwanjye njyewe ubu basigaye banyumva niko mbibona ndi hano kure ntekereza ko nanamanutse nkaza mu Rwanda bizaguma uko kuko barankunda wenda icyo bagomba kwiga kubana naco nukungu kumeze n'umundana nawe bon nkomeje how has your trust been tested and how did you overcome it ngo ni gute icyizere cyanyu cyajegajejwe ngo ni gute ngo mwabashije kubitsinda ntekereje kuri ibi bigaruka kuri icyo kintu cyavuze cyo kuba ndi bisexual murabizi muri LGBTQ2S harimo L lesbian G gay B bisexual T transgender Q queer 2S spirits abantu batazi icyongereza ubwo irahari byabafasha cyane mukagenda mukareba icyo bivuga rero njyewe ndi muri LGB ndi B bisexual kuvuga ngo nakundana n'umusore nakundana n'umukobwa mbere nakundanye n'abasore yari amahoro kabisa ntabwo nabura kubivuga uwo nakunze uwo wese naramukunze nawe yarankunze kuba byarahagaze ni ibihe ni nko kuva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi hanyuma ubu nitwa ko ndi B ariko ndi kumwe na Tesha ubwo nawe araza kubabwira uko pronoun yiwe imeze rero ibyo bintu ntekereza ko ari byo bintu byagiye bituma trust icikagurika kuko nimba uri B ni ukuvuga ngo umusore naca ushobora guhindukira butomboy njyewe mu ba B by the way mbivuga hakiri kare n'abakobwa munyandikira mujye mureka kunyereza ntabwo nje nkunda abakobwa nje nkunda abatomboya ariko sinkunda bose nkunda uyu nguyu muri kubona ubwo rero ndumva mbasubije mu bantu baba bisexual rero hari igihe ushobora gukunda umukobwa umeze nkawe nk'uko yaba ari umukobwa cyane cyangwa se umukobwa kumera nk'umusore cyangwa se umuntu wihinduye biterwa n'uko wiyumva nje rero nisanze nkururwa n'uwo mukobwa mbonamo ubugabo ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugabo n'abantu mukunda kumumenyera kumubaza nawe ubwo arabibwirira ntabwo ari umugabo ariko ni umukobwa ufite ubugabo muri kuri njye ni n'ubutwari nanabivuze neza rero ubwo ku kijyanye na trust nkeka ko twabaye tested kubera ko njye mfite uko ntandukanye nawe afite uko atandukanye nanjye rero hagiye habamo gukocana rimwe kabiri ariko imyaka 2 n'amezi 7 murumva ko ntabwo twacitse intege twaragerageje kabisa hari ikintu ufite cyo kunywa Tesha nta kintu nshaka cyetse amazi okay bon ihangane cyane kuko ngiye kugira icyo nanywa kabisa byo byawe okay kibazo abantu bari kutubaza hano bari kwandika turaza kubasubiza niturangiza gusubiza ibibazo batubajije kibazo bibiri bya nyuma ngiye gusoma ngo is Tesha a boy or a girl ariko subuko bravo nzo kubereka ujyane nabo muri dutu bereke wese oya ntutinyuke nawe urabizi ngo nabereka rero
Imana igutembereze. Drapo ndi kubona inyuma yawe. Kra. Uzi ko muri serieze. Kra. Namakuru. Namakuru baba bafite. Okay. Ikibazo cya nyuma ibindi turaza kugenda tubicamo kuko ngiye bya bibazo mwabajije kuri garden iraguye. Uretse gato. Okay. Ese ko batanabonye uwo nayimanitse kuri Snoop Dogg. Number 1 Yabba Dabba Do. Uretse gato twakomeje. Bon. Ikibazo cya nyuma tesho rero tujya kubyawe kabisa. Yewe ntabwo nabivamo. Ngo are you respected while expressing different opinion? Ngeyo tesha mubwiye ibintu bitandukanye n'ibitekerezo bye. Shimira Imana cyane niko ateye I think cyangwa ninjya bikoraho gusa ariko aranyumva hari n'igihe abadashaka no kubyumva yumva ari ndi kumwabyiza nyine ndi kumumenyera cyane ariko ukabona ari kunyumva. Ikindi kintu ngo forgiveness, how does muri icyo kibazo nyine ngo forgiveness ngo how does it occur? Tesha umuntu nakoze amafuti ya mbere na mbere hari ikintu nakoze kibi cyane si kimwe si bibiri yamya mpimbabazi ntabwo mbizi wenda araza kubibwirira ubwe ntabwo nzaho uwo mutima ukura ko ngiye gutanga imbabazi n'ibintu bingora ntabwo nanga imbabazi icyo nacyo ni icyaha ngira ariko watanga imbabazi pe yampaye imbabazi inshuro irenze imwe ebyiri eshatu sinazibara ariko imbabazi nagaruka kuvuga ngo ntago yuzuye mu mutwe kuko nawe ni umuntu cyangwa iki ariko yamya anyumva akanyubaha akampa n'imbabazi ntabwo nabura kubivuga buri ibintu umuntu nakajya atsinda kuvuga ibintu ngo niturangiza umuntu azapfa bivuze icyanyuma ngiye gusubiza ngo if you ever break up with it yamenyereye. Well, if you ever break up with Tesha, are you going to date another woman or another guy? Ntabwo mbizi pe. Njyewe namye mvuga ko njyaho urukundo ruri kandi rwinshi. Simbyifuza ko icyo kintu cyabaho cyo kuvuga ngo dutane ko nta muntu ntekereza ko abantu dukunda kubaka kurusha uko twasenya. Rero nanjye mbyifuje byaba ari umugisha tubaye tugumanye igihe kirekire mu mahoro mubyongereho nanone mu mahoro kuko kugumana nanone mudafite amahoro ntacyo bimaze. Rero nyuma ya Tesha bibaye ngombwa ko dutana bisubira kuri kwa kundi nteye njyewe ndi bisexual which means haje umugabo akaba ari we ugiye kuwunshyiraho urwo rukundo rwuzuye kunyubaha na mbere mbivuge yubaha Imana nubwo wenda bitugora kuyubaha ariko ayubaha ntafatu ariko hanaje nanone umutomboyi nta mukobwa nje nakwemera aho ibyo byagura umukobwa abana b'abakobwa kuvuga nkanjye wenda rataye ibyo ntabwo byavamo ariko haje nk'umutomboyi wenda kumera nka Tesha anyubaha ankunda ariko mbere nubaha Imana yes namukunda nyine nimba yaba nkunda nawe cyane kurusha uko Tesha yankunze ubwo byavamo dore se mbabeze ko njye gukundana na Tesha nuko yankunze cyane nkanabibona nkanabona ukuntu anyubaha ubwo nyine niko twakundanye ko naga ari ibintu byikoze naga ari ibintu automatique kuko ni nawe wa mbere nari nkundanye nawe ngo ndumva mbasubije jambo ni iryawe Artesi Tesha cha wanyinishije pe yego tongera murakoze cyazabina ntabwo ushaka kumva ukuntu umeze byagoranye gusa mbere yuko njye mbasubiza ibyanjye reka nze mbanze mvuge ku kantu ko kuba nkunda kubabarira ariko nta nubwo ari wowe wenyine njye nyine n'umuntu uwo ari we wese yansabye imbabazi ndamubabarira but muri relationship
mbere na mbere urabanza ukamenya ko uwo muntu ari umuntu nyine tu yakosa nawe nk'uko wakosa hari amakosa wenda atababarirwa abantu batajya bababarira umuntu ashaka kugukosereza ukavuga uti uyu muntu ntabwo nzongera kumubabarira birangire iki n'iki ariko abantu n'ubundi abantu baba bakundana cyangwa se n'abantu baba ari inshuti mbere y'uko wanga kubabarira umuntu ujye wibuka ko nyine uwo muntu ari umuntu tu ikindi muri relationship nyine njye nubaha impamvu uba ukiri kumwe n'umuntu nyine tu kuko haba harabayeho amakosa menshi cyane ntabwo mwabana mudakoserezanya juste wubaha iyo impamvu nyine hagiye babe ni gute nkunda kubigusobanurira impamvu yatumye icyo kinagikora sinzi n'irindi jambo ari kujya uvuga arano but nzi kuvuga ngo impamvu yatumye umuntu akora icyo kintu ya ahubwo urareba ukavuga uti ese uyu muntu dukundana ikosa ryose akoze nimvuga ngo birangire ni iki kintu uzaba ushaka mu buzima cyetse niba uba waragiye muri icyo kintu nyine uri gukina uko akosheje kuko muri relationship biba byiza iyo habayemo abantu babiri bo mwese muvuga let's fix this apana wundi uvuga ngo let's end this wowe ukavuga ngo let's fix this aho ngaho nta hantu muba muzahuriza so it's better ko mwese nyine muhuriza hamwe mukavuga let's fix this icyo ari cyo cyose twagifixinga keretse wenda iyo byanze nyine bikarengera ko umuntu n'umuntu arababara ariko nanone ngiye ku giti cyanjye umutima wanjye nta kintu na kimwe utakwakira you know I know so that's why nyine mba nakubabariye tukanigenda nababarira no mu buzima busanzwe sinkunda kwanga kubabarira gutanga imbabazi ni byiza cyane Albira ntago ajya apfa kubabarira ariko nawe asigaye ababarira yarabyize narabimwigishije Venom so njye ibibazo byanjye ndasubiza kuko abantu benshi banjye ntabwo bambajije ibintu byinshi bamwe barambwiraga ko badukunda abandi ikibazo cyagarukaga n'igihe nababazaga igihe tuzashakanira you know so the first question tell us your love story and an advice on how to come out Arbin urajya umfasha oya banza nanjye ndavuga nyuma our love story rero njye nubwo mba mbyibuka cyane Arbin agira ubwonko bukora vuba vuba ubwanjye nabwo burakora ariko nyine bwibagirwa fu Arbina najyaga mubona kuri flash ntabwo najyaga mubona kuko sinajyaga mbireba ibyo bintu bya flash ahubwo byagenze gutera ndabyibuka njyewe byagenze gute wabonye kuri post ya Brian sibyo nakubonye kuri post ya Brian yari yaje gukorera iwanyu kwacurangira ndamubwira ampa nimero y'uyu mwana Brian rero nawe ni gangster nta nubwo abashaka kumenya icyo yishakira buriya yagize ngo tugiye gupanga business arayima hage narakwandikiye cyane naraguhamagaye njye nzi ko ikintu cya mbere nakubonye ni message wanyohereje ndende ngo urashaka gukina filme Betty I don't know ntabwo nibuka ariko nzi ko narakwandikiye ndakubwira ngo ndi umufana wawe mu by'ukuri ntabwo njye nari umufana wa Albina ntabwo namufanaga pe kuko nibyo yakoraga sinari mbizi juste nuko nabonye bamupostinze njye natekereje ko nyine afite ibyo akora umuntu yabera umufana nyine tu nashakaga gutereta ariko narabuze uburyo ki nyine nateretamo ntangira mvuga ngo ndi umufana
gufana bivaho. Albina rero nyuma ndamuhamagara n'inshuro 3 yaranze no kunyitaba, bwa kane ngira ngo aranyitaba, ndamubwira ndagukunda, njyewe nabonye gukina filime n'ibiki, nabonye amafilime mukina mwebwe atandukanye n'aya ngayo mu Rwanda bameze nk'amatiyatire. Ndamubwira ngo azaze kumusura. Albina rero akunda ibiryo, arambwira ngo uzantekere nzaza kugusura. Ndamubwira okay nzagutekera. Icyo gihe ntajya yica gahunda ari ibiryo, upfa kuba harimo ibiryo abari bugusure nagashaka kwica gahunda. ukuntu bari kugusereza ngo ibiryo. I know ntabwo nzi kubivuga fresh kandi ni duzi. and araza nyine kunsura yambaye agakanzu keza karimo umukara n'umweru. Ntabwo nshaka kurya none. Yambaye agakanzu karimo umukara n'umweru. Oya ni kamfunge hano. barimo barakomeza bandiranje. Yo hano ihangane hano tubabari kana zimeze nabi ihangane. Araza Albina ndateka. No, hari umushuti wiwe twari duhuje witwa Mick, ayumva ko na Mick ahari, aravuga ngo ngo ibyo ari byose nyine Tesha nawe niga ntari bikangeyo. Araza turarya turasangira. Muzi ibintu byabaye. Albina yahise ahamagara boyfriend w'icyo gihe yari ari muri relationship, aramusanga aza kumufata. Sinzi ahantu bari bagiye. Bro narababaye, yavuze uyu mukobwa ntago ari muzima kabisa. Ubu ntago abibona ko nshaka kumutereta n'iki ariko ibyo ari byose ntago yabibonaga, yumvaga bitabaho cyane ko yarataranakunda nawe n'umukobwa I guess, sibyo? Uwo boyfriend waraza turaciringa. Yari n'umwana mwiza, twese duhuza turaciringa. Nyine aramutwara mushyiremo imiyaga mbabarira. Okay twagiye. Aramutwara nyine tusigara mbabaye kabisa bya bindi byiza. Noneho nyine hashira urumva twahise tumenyana ko yari yansuye, dukomeza tukajya tuvugana, nkajya mwandikira za message za story mujya mwumva mu mafilime cyangwa se bitabo byinshi cyane, mubwira uko niyumva n'ibiki. Albina nyine rero iyo ari muri relationship nyine ntago akunda ngo kuvuga ngo gutendeka ngo ibiki. Oya, icyo kintu nyine muziho. Iyo nyine mukundana muba mukundana. Hajya hakurikiyeho ikishami. Bo warambeshaga ngo ugiye gupfa, ngo nintakunda ngo ugiye ngo kunyibagirwa, ngo ugiye mu mahanga ngo uzagaruka waranyibagiye ukankubita indabyo. Urumva warankinishije mu mutwe tu. Cyo koze uzigute mbivugira Tesha zigutereta number one respect. Number one. Albina we ntabwo ujya utereta, uravunana. Ndavunana ariko uratereta nose kuwambasha. Nuko ntagivinza up ariko uravunana bya danger. Vunana gute se? Ntabwo wumva. Ntabwo numva. Ajya okay, love story going. Byarangi bon. Nakomeje ndamugigira nyine ndagigira nkuko nyine ntabwo najya mvuga ngo naragigiye ngo ejo ngo tugasohoka ngo ibiki. Oya, nyine naragigiye nkuko uzi ko umuntu yagigira tu. Ndagigira. Ubwo rero umunsi umwe ndi kumwe n'abashuti banjye na gahunda nifitiye, ndaho ndyamye nyine narumiwe tu. Albina aramamagara arambwira ngo duhurire Lemige ni Nyarutaramange. Ngenda mfite ubwoba, ndavuga none nagiye kumbwira sinzongere kumuvugisha ibiki n'ibiki. Nyine mva mfite ubwoba pe. Abashuti banjye barambwira ati wowe turagusengera, hari n'igihe byaba bigiye gucamo wegere. Ndagenda musanga Lemige,
turanywa turarya arangije arambwira ngo she's ready nyine to be in a relationship with me. That was uwo munsi wari urenze kabisa ajya burasina nasinze warasetse sinasinze wari gusinda utese ntabwo wasinda bo nyuma ko twasohotse ariko hari migese ari kunywa gute rega bari barazanye inzoga se hariya wapi